umugabo wivurugutaga mu bijyaniranye n'ibinyobwa bisindisha ndi umugabo nkuko nabibabwiye nacaga umugore inyuma kandi nsenga umugore inyuma no kuvuga gusambana yakundanaga n'umukobwa wari warananiwe n'urugo ese bakajya bamunyangisha ngo ndodukwiranye nyuma y'uko umaze kumusengera no kumugira imbenduka inyereka ko yakijijwe ubu yera imbuto ubu ndakijya mu bagore ubu ndakinywa inzoga ubu ngubu azi kuvuga ijambo ry'Imana agenda ashoboraga kuvuga ijambo ry'Imana nuca bugufi imbere y'umutware wawe azagaruka ariko niwishira hejuru azakomeza ibyarimo ndazagaruka mu myaka 20 tumaranye nabara ko iyo nzi neza ndivuruguta mu bibi cyane buriya nabara ko 12 yose yamviriye ubusa mu kibana wakomeje aho n'ababaye ba Marene n'aba doneri bose na Marene zari oya kaze muri PSJ TV ndi Clement bajyamahe nk'ibisanzwe turabakunda cyane murabizi ko muri abacu natwe tukaba banyu ibihe byiza aho muherereye hose kandi twizere ko waba dukurikiye umerewe neza ukomeze umererwe neza utaberewe neza tugusubijemwe imbaraga kuraje rwose mukomere mu migabane itandukanye kuri isi yacu utuya none dutuyemo twese nyababwiye ko ndi Clement bajyamahe rero twaje tugeze hano ni mu karere ka Rubavu twicaye mu murenge wa Nyakiriba n'uwa Kanama ndetse turagera no muri Rugerero ni hagari ko hano twicaye muri centre tw'Amahoko Mahoko impamvu tuhageze ubushize twaganiriye n'umupapa witwa Musabyimana Jean Marie Vianney wabahaye ubuhamya bw'ukuntu yari asanzwe kabisa yari specialiste mu guca umugore w'inyuma aranabivuga rwose umugore araseka kandi twamubereka ariko uyu munsi twabasuye noneho n'umudamu we mugiye kumubona aka kanya turiwe mu rugo Imana yamugiriye neza afite inzu wagira ngo ni za Chateau Fort kandi ibyo abikesha ko yavuye mu byaha arakizwa hanyuma aho yerekeza amafaranga aba hamwe ubundi aragenda aratunganirwa ubu ngubu ameze neza araza kubitwibwirira nk'uko nabwira twabasuye niho twicaye niho turi niho mutubona reka tubahe umwanya w'ijambo batuhe mu ncamake umugabo aratubwira uko byagiye bigenda n'umudamu atubwira uko yagiye yihangana ubundi tuzagenda tubasura uko bwije nuko bukeye ikaze mu kiganiro bwana GMV Jean Marie Vianney Musabyimana tugwaye ikaze murakoze cyane makuru ni meza cyane rwose umeze neza ndaho ndashima Imana mama turagusuhuje tugwaye ikaze muri PSJ TV nitwa Mama Patricia tugwaye ikaze uraryakiriye ndaryakiriye mu izina rya Yesu uko tutagiye tuvuga twavuze ukuntu nyine Musabyimana Jean Marie Vianney twakora ikiganiro gushize ntitwakwerekana ariko uyu munsi twabasuye hano turi Jean Marie Vianney ni hehe nakomateje imirenge nsa nukeka ko yabihuriweho n'Amahoko mvuga Nyakiriba mvuga Nyakinama mvuga Kanama nimanongeraho na Rugerero hano twicaye iwanyu ni hehe abadukurikiye aribwo bwa mbere bakubonye watangira ubibwira hanyuma tukamenya ngo ni hehe tubasanze hano turi amazina ni Musabyimana Jean Marie Vianney ntuye hano muri Nyundo murenge ni Nyundo akagari ni Nyundo umudugudu ni Kiziguro aha rero turi ni mu rugo ni iwanjye naho Imana yampaye nkuko mubivuze uyu ni umuryango wanjye ni umudamu wanjye aha ni mu rugo akaba nariho nkorera akazi kanjye ka buri munsi navuze imirenge Nyakiriba mvuga Kanama mvuga nsimbuka njya Rugerero hombe koko Nyundo irahangaha umurenge wa Nyundo ariko by'umwihariko iyi santere ni y'Amahoko iyi santere ni y'Amahoko turi hamwe n'Amahoko dutandukanirijwe n'amazi naho ubundi isantere ni imwe mbahira Amahoko urumva nta tandukaniro rihari ni Mahoko harya umugezi batandukanye niwe witwa gute niwe bita Sebeye umugezi wa Sebeye urya umanuka ukagera nepfira ukabyira Gihira ukagera ukagwa mu Kivu ikaze rero turakwishimiye cyane
mama turagusuhuje nanone ariko tuguhaye ikaze wakubwira abadukurikiye muri aka kanya ubwo uri we niba kuko uri umudamu we nawe urabyemeza bitubwire tuganire. murakoze nitwa Mahoro Patricia, uyu ni umutware wanjye tubana mu buzima bwa buri munsi. ni umutware ngunda cyane ngunda gusengera cyane, Imana imukomereza amaboko. Ukunda kumusengera cyane? Uramukunda cyane ugakunda kumusengera cyane? Ijoro n'abangura musengera cyane rwose, ndamusengera. Murakoze cyane. Natwe rero twishimiye kubaje kuri Peace Joy TV kandi mwakoze twakira mu rugo rwanyu. Mwakoze. Ni karibu rwose iwacu Rubavu. Yego. Turaho turashima Imana. Uyu ni umurenge wa Nyundo, kaba n'akagari ka Nyundo. Umudugudu ni Kizigo. Yego, urakoze cyane. Turaho turashima Imana, tumeze neza. Yego. Mbese ni ibyishimo kuri twewe kubabona. Yego, urakoze cyane. GMV. we Papa Fils. Wishimiye kongera kumbona? nukuri nabanje gushima Imana. Twari duherukana i Kigali nkubwira uko bimeze, inzira y'umusaraba nanyuzemo. Bwari ubuhamya bukomeye, unsezeranya kuzansura mu rugo. Nukuri Imana yamore kumbera umugisha. Manje kugusabira umugisha kuko washoje ibyifuzo byanjye kuba wangezeho. Nari no kubwira byinshi utaragera mu rugo, wenda bimwe ntunabyemere, ariko nshimye Imana ko uhageze nta kibazo. Yego baba, murakoze cyane. Abadukurikiye byagenze bite? Dufite ubuhamya watanze aho twaje gusura kugira ngo turebe ukuntu Imana koko yaguteje n'intambwe. Mbere ngo ntabwo wari ukeye neza, ariko ngo urakeye, ndi kubona wisiga ku mavuta ya Kongo ayandi cyambuka za inaza Rubavu cyangwa n'amavuta y'umwuka wera. Aka gasura ni Yesu. Ni Yesu. Nshingiye uko nari imeze nukumeze, nukuri nta ubwiza mfite buva ku mutima. Mfite umwana bita biva mu gusenga. Namwise biva mu gusenga kubera ko yaje ari umugisha. Ndi umugabo wahuye n'ubuzima bugoye kuva nitwa umugabo. Urakoze cyane. Tukiri aho noneho musabye Imana Jean Marie Vianney, nyuma tutagiye muri background igihe yabereye umusore, igihe washakiye, tujye mu gukizwa, mu kuva mu byaha ujya mu gakiza k'Imana bya nyabyo. Duhe iyo shusho. Ni mugabo umeze ute? Ubuhamya bwawe ni ubuhe? mu ncamake kugira ngo tuganire na mama cyane cyane mu byagiye yihanganira bitandukanye. Ndi umugabo nkuko nabivuze duhura bwa mbere, ntumugabo wabaye umugabo ariko bisa naho bitunguye. Impamvu nazanye umugore nsenga, ngomeza gusenga, ariko mu gusenga kwanjye nkaba ntari nzi gukizwa icyari cyo. Ndi umugabo wivurugutaga mu bijyaniranye n'ibinyobwa bisindisha. Ndi umugabo nkuko nabibabwiye nacaga umugore inyuma kandi nsenga. Gusambana cyangwa se gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibyo narabikoze kandi ufite umudamu kandi usenga, nanjye nsenga kandi nganabikorana n'abantu basenga. Ni nacyo cyambabazaga basenga. Arabona igeze n'uvuga ngo hari n'abajyaga bajya muri ritata bereko banavuga indimi, mwasohoka mukaba muciye ahantu muri lodge cyane rwose. Ibyo bintu ntabwo nari nzi ko numvaga ko ari icyaha, ariko nkumva ko kubikora nanone kubera ko nari ndarasangwa na Yesu, ngumva ko kubikora ntacyo bindwaye. Ngize umugisha rero nganirijwe n'abakozi b'Imana, uko nagendaga nsenga Imana iramfasha. Uko mureba ntabwo ariko nari ndi umushomeri kandi ukora pe. Narakoraga mu kazi kanjye, narakoraga bikagenda neza, ariko iyo ukora udakorana na Yesu ntaho uva nta naho ujya. Murakoze cyane. Tukiri aho ngaho mama, amazina ngo nayahe? uri mama w'abana bangahe? Nitwa Mahoro Patricia. Yego. Mfite abana 5.
abo tubana mu buzima bwa buri munsi 45. ufite abana 5 umaze ku Imana bahanye namusabye Imana abana 5 mu bugabo bwa buri munsi mu kazi akaba ari abana 45 muri make ubwo ni 50 namwe babiri kwa 52 no nanjye nura mu cameraman tubaye babiri natwe turi 54 ni karibu rwose wacu ndakibazo. Urakoze cyane. Tubwiye ubuhamya bukomeye mutware wawe mwashakanye muhe mwaka byagenze bite kugira ngo webaye mute kugira ngo bane n'umugabo aguce nyuma ati njyewe narasambanaga nkafata n'icupa ku rwego rushimishije n'ubushize yarabivuze duhiye shusho. Ibyababwira rero ndabwo nibyo nukuri kuko ngewe akimara no kujya muri ibyo bintu nagiraga umugisha ngaba mbizi bitandunguye ubwo nanjye ngaba nari ndi kwifashisha ishengesho ngajya gusenga ubwo byamara kuba gutyo ngabyihanganira yabageze mu rugo ngashima Imana kuba ageze mu rugo kuko hari abagenda bakiberayo burundu ariko ngiye nabona gatashe ngashima Imana ngahitamo kumushyira imbere y'Imana ngavuga ati Imana umugabo wanjye ndamukunda namusanze mukunda Imana izamungaburire ave mwazirangeso kuko bira bintu ni ibintu by'Imana yanga mbese amategeko y'Imana yo yakurikije Imana ikugirira neza nakurikizaga amategeko y'Imana uko ari 10 ngayubahiriza mbese Imana ingirira neza ndasenga ngagomeza ndasenga Imana ikajya mvugana nayo kambwira ngo humura senga cyane nuca bugufi imbere y'umutware wawe azagaruka ariko niwishira hejuru azakomeza ibyarimo ndazagaruka ubwo nanjye ngahitamo ngumvira Imana ngaca bugufi nabona araje ngashima Imana ngifashisha ishengesho ngapfukama imbere y'igitanda nawe ngamusengera nabwira Imana ati rwose Imana ikoze yamuzana mbese ngashima Imana cyane mbonye atashye mu rugo rwe ngashima Imana cyane ngaha Imana icyubahiro mbese Imana ikagira imbaraga kuko hari benshi babona abagabo babo bagiye mu izo ngeso ho kugira batahe mu rugo bagubwe neza bagataha bagasanga umugore yarakaye bakashihura uwo mugabo agamutuka akagira ute ariko uzakomera ndagatuka umugabo ahubwo amushyira imbere y'Imana byaba na ngombwa agafata n'ibihe byo gusenga kugira ngo Imana igarure uwo mugabo mu buzima bwa buri munsi imukureyo kuko ishengesho iyo rifashe neza rigarura byose rikagarura ibyazimiye uwapfuye nawe akazuka mbese ibyo bintu byaramfashije cyane gukura ishengesho mutware wanjye nkamucira bugufi simubwire nabi kandi ngagerageza nabo bakoranaga twahura mu nzira ngaberera imbuto bakoranaga iki uwo mwuga mbese uwo mwuga utari mwiza abadukurikiye bagira nkanjye nakivuza kuvuga ngo umugabo wanjye yagenderaga muri ibi nibi kuko nawe yabivuze ese ni ibihe ibyo umugabo wanjye yagenderaga mu mwuga w'uburaya kandi ubwo buraya bukorana n'abamama babaye n'inshuti zanjye kenshi na kenshi abo bamama nabasigaga ku rugo nakoresheje n'ubukwe nibo bangiraga inama ngo ukore gutya na gutya ariko ngendo namenyaga ko bonje inyuma ese nanjye bwanjye narabibonye birandangaza bitambitamo kugira inshuti Yesu kuko Yesu niwe ushoboye byose Yesu niwe mugabo ukomeye kuko ndi gushima Imana ko yangaruriye umugabo akamuvana iyo ngiyo ubu akaba ari umupapa ushima Imana ngongera ngashima Imana yambaye kwihangana ngaca bugufi imbere y'umutware wanjye akagaruka avuga ati cyo kora umugore wanjye yaranzengeye yambereye maso reka ngaruke naye ngenda atanga ubuhamya kurakoze cyane kunywa agacupa yavuze se ni ukuvuga iki byabaga ari biki kunywa agacupa yakundaga gusinda kajya mu kabara kanywa inzoga zose yaba yajyanye nk'ibihumbi 100 nangwa 200 agataha yabimaze agafata itika akigira ngo muri za Kigali akigira za Ruhengeri kuryoshya ariko njyewe
mwuka wera akanzanga nganabimenya uramwerekwaga najyaga mbibona rimwe na rimwe mwuka wera akanzanga ngabimenya ubwo rero namara kubimenya ngavuga ati rero umugabo yumubwiye nabi ari mu busambanyi ari mu businzi ari mu ngeso zitari nziza ntabwo agarukaga ahubwo icyo nzabwa ni ugusenga ubwo ngavuga ati nahawe ikiraka cyo kumusengera kugira ngo Imana izamugarure imukure iyo ngiyo ubwo rero ngashima Imana yamukuyeyo babyeyi musuzugura abagabo banyu mububahe kuko yo mububashye Yezu ataha mu rugo rwanyu ugasanga urukundo ni rwose ugasanga mwuzuye amahoro mu mutima ndarubanza rubarimo urutangiye kubagira inama uretse mukaya turaza guha umwanya wo kubagira inama icyo babwira abandi badamu bagenzi babo tugarutse kuri papa fisi buri urana we ni mama fisi papa fisi abo badamu ati bari inshuti z'umudamu wawe se bari abagore bafite abagabo cyangwa abagore badafite abagabo cyangwa abagore n'abakobwa duhe mu ncamake abadukurikiye bamenye ngo uyu mugabo yavuye ahantu hatandukanye kandi ubu koko yabaye icyitegererezo gikomeye mu kuba yatanga ubuhamya kugeza kuri uyu munsi nk'umuntu wabivuyemo burundu. Murakoze. aba bantu nk'uko twakoraga biriya byangwa n'amaso y'iteka bamwe babaga bafite abagabo ugasanga ari umumama ufite umugabo noneho njyewe satani yaraje anjyaho anyemeza ko umuntu usenga cyangwa uvuga Imana atagomba gukora icyaha natunguwe rero ntabwo numva ko habaho n'abakozi ba satani kandi bavuga ijambo Imana mu kanwa kabo nk'uko bimbajije bari abamama bubatse ingo noneho harimo n'abamama batandukanye n'abagabo babo ariko bakangaragariza ko ni nabo bambwiraga ngo tweretswe ko uriya mugore atari uwawe nanjye nakumva ko ari ibintu byaturutse ku Mana simenye gushungura ko ari abantu bashobora kuba baravangiwe ngo mfate umwanzuro mbareke nkumva ko iryo jwi riturutse mu kanwa k'umuhanuzi twasenganye ntabwo nari ndatandukanya ijwi ry'imyuka mibi n'ijwi ry'Imana. Muri bake bari abadamu bafite abagabo n'abadafite abagabo batandukanye nabo abakobwa abakobwa ho ntabwo nari ndi umuntu ufatafata nuko nayoboye mwako gace ndaramenya gutandukanya ko habaho abantu bavuga Imana kandi bakora n'ibyaha ni nacyo cyari cyarangoye gutandukanya. Bavugaga Imana gute se abo bantu urumva abagore abamama iyo mvuze kuvuga Imana ntimwumve ko ari ibintu byoroshye bari abahanuzi bitwaga abahanuzi mu nsengero bakavuga indimi yewe bakajyamo neza rimwe na rimwe urumva madamu yarabizeraga akabazana mu rugo bakaduha ishusho y'ubukwe uko izaba imeze urumva umuntu w'umunyembano areba ibizaza ubukwe muhemukira abasore rero oya tunubatse ariko buramaranye imyaka 20 iruzuye mbana n'umuryango n'umugore wanjye urumva ko ingizwa imyaka igera mu 8 10 guhera aho ngaho naho natangiye gukirizwa noneho ngomeza kubibika nkomeza gukora ubushakashatsi ese ni gute umuntu yakora icyaha kandi akavuga n'Imana. Tukiri aho abadukurikiye mwabanye uri umusore ari inkumi cyane rwose mujya mu rusengero no mu murenge yego ubana mu myaka 8 nibwo watangiye guhinduka hashize igihe kingana gute urumva mu myaka 20 tumaranye nabara ko iyo nzi neza ndivuruguta mu bibi cyane buriya nabara ko 12 yose yamviriye ubusa mu kibana wakomeje aho n'ababaye ba marene n'abadoneri bose na marene zari oya atwihanganire karagaciyemo muri iki kiganiro kwari gutebya nyuma imaze gukora ubukwe wakomeje kugemura abo bagore
okay, imyaka 12 yose. yego. Mama, imyaka 12 waje kwihangana byatangiye uri umugeni? byatangiye ngiri mutoya. Bari tubyaranye kabiri. Niho byatangiye. Ubwo rero ngabifashwamo no gusenga. Nakundaga gusenga cyane, twakoraga n'ubutayu ndirimba muri korali Maranatha, niho byatangiye. Yakundanaga n'umukobwa wari warananiwe n'urugo, ese bakajya bamunyangisha ngo ndodukwiranye. Uriya mugore wazanye ngo ni mubi ndamukwiranye, bashaka umutandukanye. ariko ngewe tugakora amashengesho muri iyo korali yo narabagamo muri Maranatha yabaga Rutanzi. Ubwo iyo korali nayibayemo igihe kirekire, maze kuyibamo tugakora amashengesho y'iminsi 2. Ngahura n'umunyembano ti mwana wanjye komera, ti uriya mugabo yibereye mu gakungu, ti ndi kubona uhangayitse cyane kugiye guharikwa, ndi kubona uhangayitse, ngumva ijwi ry'Imana rirambumurije, ti mwana wanjye komera humura, ti nagakungu yibereyemo, ti kandi ari mukosho keshi, tafite abamuri inyuma bamushyigikiye, ti weho senga abo bantu berera imbuto, hari igihe uzabona akugarukiye. Ukoze cyane. Ubwo ngakomeza gusenga Imana, Imana ngumva ijwi ryayo, ikamba hafi, ndimbwire ngo azagere mu rugo mutuke, ahubwo ikambwira ngo nzabwe kumusengera. Ubwo rero numviye ijwi ry'Imana, sinumvira amajwi y'abantu. Imana niyo numviye kuko niyo yanyuzagaho, niyo yanyuzagaho amajwi yayo ngayumvira. Ubwo abantu bakaza ati wa mugore we, ti wava mwari uriya rugo urukuhihambira gute, ti wagenda. Naye ngavuga ati ndabwo ndi bugende uko ngiye mfite isezerano. Icyambere cyo Imana yambwiye yuko izandindira umutware wanjye, kandi nanjye kizandinda igihe ko kizagera, ikanyereka ukuboko kwayo, akava mu ubwo busambanyi, no mwizo nzoga no mu ubwo businzi, akakugarukira ati we shikama kuwiteka, takarago niko ugomba gupfukamaho ukabyereka Imana, ti kuko iyo ubyeretse Imana n'umurozi arakuroga ukabukira, bakohereza n'ibintu ukabikira, ariko iyo uvuye ku karago gatoya ubonaga ibyawe binahindutse, ariko we shikama kuwiteka. Ubwo rero numviye Imana, ngajya ndumva ibyo imbwiye. None ubu muri amahoro. None ubu turi amahoro, turashima Imana. Umutware wanjye yakiye Umwami Yesu. Byanyabyo. Ubu turi kumwe. Ntabwo wikanga ngo urana baba. Ndago nakongera kubyikanga, huko ngewe ibyanjye ubu ni amashimwe gusa. Ndaho ndi gushima Imana. Ese mama Fi, karame, tukiraho hari ukuntu abadamu bamwe si bose ariko bake agiye ashobora kuba afite umugabo yajya mu ngeso nk'izo z'abagore, abakobwa, nkuko wari ubizi banabikubwira binafatika binagaragara, yagaruka wowe yaragaruka gushima Imana ko agarutse. Ariko hari abandi umugabo ashobora kugaruka umudamu akavuga wapi mu bintu uvuyemo nge ntabwo tugira ibyo tuganira ku bijyanye n'ingingo z'ababatsi z'abashakanye. Wowe ntabwo wigeze umuhima muri ubwo buryo? Ngewe nabonaga atashe ibyo nateguye ngamuhereza, yashaka no kubyanga ngamwihanganisha ati basi turasangira, ariko wihangane ukore mu byo natetse. No mu buryo bw'abashakanye nta kibazo, ntabwo wigeze umuhima? Nta kibazo, yanashakaga kumbunga, yajya no muri saratashe nganamusangayo. Ngamusangayo, ngamusengera ati si, nakundaga kumwita Papa Fisi. Ese Papa Fisi koko kuri ukumbona ukambunga byagenze gute? Akaburi cyavuga ngabona ariyunamiye yirebeye hasi. Ubwo rero ngabwira Imana ati icyo nzabwa ni ugusenga, tiburiya ibintu byabimenyetso byaje, ngomba guhabwa ikiraka ngasenga. Iki nembaje rero nuvuga ko utigeze umuhunga, nk'abagore abagore bahunga abagabo ngo ngewe nariya mu cyumba cyacu ntago nkoraho. Wowe ntabwo wigeze mwiyo myaka yose ndaho twigeze dusasuburira bubiri mu nzu. Wakoze cyane. Kuko bambwiraga ko ari icyaha sinzabikore.
ngabyihanganira, we yabishaka naho agiye ngamusangayo ngahabwa gusenga, namara gusenga cyo kora ngabona ijwi ry'Imana riramusanze, turajyamye turamutsa amahoro, ntabona burakenga nasenga ijwi ry'Imana rigahabwa icyubahiro. uyu mama wawe uyu mudamu nyuma yo kirijwe wamuhaye inka, nyuma yo kirijwe bya nyabyo wamuhaye inka ko numva ntabwo yigeze guhima. Nyuma yaho ngirijwe n'ubundi nababwiye ko mwiriya myaka 12 yose yambereye imvabusa, urumva nari ndi umushomeri. Yesu rero iyo aho yageze ibintu bigenda neza, Imana yaramfashije. Twari twarasezeranye mu buryo nibuka neza, dusezerana mu murenge. Ndi umugabo wagiye gutira ikoti, ariko byageze ejo bundi sinzi ukuntu irangamimerere ryagiye rirabivanga, birangira dusanze mu rangamimerere tutarasezeranye. Yewe numva ijwi rimbwira ngo bujya biriya byose byari biri kuri gahunda yanjye. Byabaye ngombwa ko agaciro atabonye ngamuhereza, namujyanye mu murenge turasezerana. Mujya mu bitabo mbere nta bitabo mwasanze mu bitabo twasanze batarabyanditse. Urumva ko ni agaciro ka mbere, mukondeshereza imodoka nziza, umwenda mwiza, ararya, mushira muri gahunda nziza. Urumva turi abantu dutangiye gukorana anniversaire. Mbere ntabwo twari tuzi igihe tumaraniye cyangwa se imyaka yacu. Ejo bundi nibwo namukoreye anniversaire y'imyaka 20. Dutumira abakuru b'itorero n'abana bacu babatijwe. Rwose ndamushimisha. Bakoze cyane. Ntacyo yamburana. Icyo nabajije ni ukuvuga ngo mu gihe cyose witwaraga gutyo muri izo ngeso zose ntiyigeze avuga ngo aguheze ku ngingo z'abubatsi? Ntabwo yigeze guheza? We iki ni njye wagiraga isoni. Isoni tuba dufite n'iz'ibyaha. Njyewe ni njye wavuga ngo ese umutima wanjye wanciraga urubanza, ndashye nasinze, ndashye mvuye mu bukozi bw'ibibi. Ntabwo abizi, ariko nkamenya ko Imana yo yabimenye. Numvaga rero mfite ubwoba bwo guhura nawe, ngamuhunga. Mu kumuhunga kwanjye nawe umwuka w'Imana ukamusanga, akansanga iyo ndi, akampumuriza. Urumva navaga nko mu cyumba ngajya mu kindi, akansangayo. Bakoze cyane inshuti mudukurikiye, turi kugenda dusatira n'umusozo. Igihombo wagize urumva ko ubuhamya watanze, warakoraga amafaranga ukayajyana mu bagore, ugagiyeyo mukajya muri kuryoshya. Igihombo waba warahombye, reka dufate mu rwego rw'ubutunzi, cyaba kingana n'amafaranga na gute ugereranyije? Icyo kigereranyo giteye ubwoba. Urumva narakoraga muri iyo myaka yose 12, nta kintu nigeraga ngaragariza madamu, nta na gito. Urumva ntitwari dutuye, twabaga mu kazu ka feke. Urumva rero ikintu cya mbere nabonye gihombya ni ibyaha. Iyo navanaga 100 mu rugo, nta na 5 nagaruraga. Ngereranije rero muri iyo myaka yose, niba ubu ngubu n'urugero mfite umutungo wa miliyoni, n'urugero siko bimeze, ko ntabwo nigeze ngoresha expertise. Mvuze ngo ndashira ndanariza, niba ubu ngubu mfite umutungo wa miliyoni 950, naba narahombye ngizindi 50. Mama Fisi, kuba ubu ngubu yarakijwe neza, akaba atakijya muri ibyo byose, umaze kunguka nk'umutungana gute? Murakoze. Akiri mu ubwo buzima, nanjye rwose nabikaga amafaranga ngayarisha, ujya atabashaga no kuyabona. Ariko ubu Imana yamungaruriye, agakorera Yesu umwami n'umukiza. Ubu rwose n'ibihumbi 10 aha iyo mbifite, abazi ko mbifite, nawe yabikaga ibihumbi 10 akabazi ko mbizi. Ariko ayo wahishe yarayasanze? Ayo yo nahishaga, mbese biteye uko nabonaga byose bizana bibyanjye. Vuga ati kubera ishengesho, habaga igihe cyo tubonye ng'ahantu ho kugura, vuga ati ibyo Imana yavuze nizera ko bizasohora.
iyo yagira ngo agiye ngo kuguza amafaranga muri banki uvuga ati reka kuyaguza hari ahantu aho nabitse amafaranga ngo ayamuhereza tukagura icyo kintu mbese yaba ari gutereta nk'akantu ko hirya no hino akabona uramugobotse akabona ndayazanye cyakora ngabona nayabikura ngabona arebye ngo hasi nanjye ngavuga ati ibyo nizera yuko bizasohora ariko nibisohora ndonzongera guhisha amafaranga ngo uyu nawe yambwira niba buno hari icyo ngimuhisha ariko rukumva ko nawe wahishe yagarutse mu muryango n'ubundi wagira ngo abana batazabura uko biga nagiraga ngo abana banjye wenda batazabaho nabi ngubwo turi kugura ngaho imbere yaragiye kujya muri banki abona mbikuye amafaranga atazi turahishyura ubwo gusa Imana ihabwa icyubahiro ariko kuhishyura nk'ubwo buryo niko nari nizeye Imana yuko izamugarura tukongera tukabana mw'ubwo buzima tugacunga umutungo wacu turi kumwe dutuje mbese Mwuka Wera turimo. Rakoze cyane badukurikiye nizere ko mwakomeje kuryoherwa nuko tugenda tuganira ni famiye Mama Fizi na Papa Fizi. Twishimiye cyane kubasura iwabo mu rugo bameze neza kugeza ubu ngubu ukuba waravuye hari ahantu wavuyeyo uri muzima nta bizindi nkurikizi z'indwara zijya zikunda kugaragara muri buriya buryo. Buriya rero ngo Imana ikura ku cyavu njyewe igihe cyarageze biba ngombwa ko niyahura numva ko ubuzima bwanjye mbwanze ariko numva irindi jwi rimbwira ngo humura mwana wanjye narakurinze ibyo biza byose ubu tuvugana nta mwana umbarwaho Imana yangiriye neza ubu tuvugana nta ndwara ibyo mva ngo ni mu mibonano mpuzabitsina indwara nta nimwe Yesu yambinduye mushya kwiheba bivaho niyo mpamvu numva nitwararika ku buzima bwanjye nanga gukora icyaha nigisa nacyo kubera ko Yesu yangiriye neza. Urakoze cyane ubu waramaramaje Mama Fizi kuba yaramaramaje ukaba ari byitwayemo gutyo kwisengesho no kwihangana mu munota umwe abadamu wabagira izihe nama kugira ngo tugere ku musozi w'ikiganiro ko mufite ubuhamya burebure twongera tugaruke ariko nizihe nama wabagira mu buryo bumwe ku bundi mu gihe bahuye n'ikigeragezo cyo kugira umugabo umeze nk'uko nguko. Ngiye mu gushima Imana kwanjye no gutanga ubuhamya kwanjye ni burebure nguko nabivuze tukubwiye bwakira bugake kugira mbifashwemo n'Imana na Nyagasani nakundaga gufata amashengesho y'iminsi 2 y'iminsi 3 yakora yabona nananutse umugosi gwageze ngiriya kambwira ati wa mugore we uzicwa n'inzara afata ibyo kujyuke ndavuga ati ndabwo ndi bujye kuko icyo ndi gusengera ni ngiye ukiza nabaga ndi gusengera urugo rwanjye ibyo ndarya nabihaga abakene babirye kugira nanjye Imana. Musabyimana Jean Marie Vianney Papa Fizi umuzi w'iki yavuze ko mwamusengeye mwamugiriye inama ava mu bintu byari bimeze ukuntu bibi by'ibyaha bikomeye cyane adatinya no gutangamo buhamya na madamu wahari ariko aza kukuvuga twishimiye kugusanga hano muri Mahoko hano muri za Nyundo tangira wibwira abadukukiye muri aka kanya nyuma tugere tuganira. Murakoze cyane nitwa Sinzabakwira Yoramo ndi pasteur w'itorero ryitwa Église Vivante. Iri torero ndiyoboye mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Muhira. Rero uyu Musabyimana Jean Marie Vianney yanzanze ku rusengero ndamwihanisha arihana tujya no gusengera mu rugo iwe yarafite abana kwiga nabyo byari byaranze rero turasenga Imana ikora ibitangaza rero arakizwa amaze gukizwa dutangira kugenda dukorana umurimo dusenga tujya iwabo nyina aragwaragwara amadayimoni njyayo kumusengera nyina arakira ndetse n'ejo tariki ya mbere nagiye kongera kumusengera kandi Imana yakoze ibitangaza bidasanzwe rero nicyo gituma ni inshuti yanjye arangunda kandi uko iyo mbano ndayigirayo gusengera abantu bamwe bagakira ibisazi hari abantu baba bafite ibibazo bimwe abagwaye amaguru bakaza ngo abasengera rero ni mu ubwo buryo ngo uri umurimo w'Imana uko nanjye Imana yambamagaye saa 9 z'amanywa ndakizwa imbwira ko ndagomba kwiyanduza ndagomba kunywa ibisindisha ndagomba kuba umusambanye ubu ngendera kuri gahunda y'Imana
nicyo gituma rero imana ingoresha kuko imana ntabwo ikunda gukoresha cyane abantu biyandarika ni muri ubwo buryo rero niyo mpamvu uyu Musabyimana Jean Marie Vianney yanzuye turishimye cyane kandi imana ihabwa icubahiro. wowe umaze igihe kingana gute ukijijwe pastor? Nakijijwe mu 1995 kuba uyu Jean Marie Vianney Musabyimana yaragusanze ubibona gute kuba yaragusanze ukamusengera akaba yarahindutse? None tubwire izo mpinduka umubonaho nyuma y'uko umaze kumusengera no kumugira impinduka inyereka ko yakijijwe. Ubu yera imbuto, ubu ndakijya mu bagore, ubu ndakinywa inzoga, ubu ngubu azi kuvuga ijambo ry'Imana, agenda yashoboraga kuvuga ijambo ry'Imana, yewe ndi yashoboraga no gusenga. Ibyo nibyo byanyeretse ko yahindutse. Ndabwo yojya muri kabari, ndabwo yoganira n'abagore ngo ababwire ibibazo by'ubusambanyi. Abaterete numva yarakijijwe. Yatwemeje ngo yarabikoraga cyane. Yarabikoraga ariko tumwihanishirwa ugwari umwuka mubi wa Satani wari waramwihanzeho, ariko dusenze Imana ikora uwo mwuka mubi. Ubu ni umukozi w'Imana arakorera Imana cyane ku buryo budasanzwe. Mwakoze cyane. Agatangaho arahavuga ngo ntaraganira na pasiteri kwa kuri mwavuze amazina yanyu ati narakoraga ariko si ubukire nkakomeza gukena kugira ngo ntere imbere mu bukire. Impinduka mu bukungu zabayeho nyuma y'uko umusengeye ndetse nk'uko bihamya ko yakijijwe neza. Ingaruka mu bukungu yagize ubukungu kubera ko icyo gihe yakoreraga amafaranga akajya yajyana mu ndaya. Urumva rero uri kujyana amafaranga mu ndaya ndabwo ivyo ukora ndaha Imana yabihumugisha. Ahubwo buno niho ibintu byiyongeye kubera ko yamaze gukizwa. Rero namaze gukizwa rero imigisha ze zirahari ku buryo bwose budasanzwe, yateye imbere. Urakoze cyane. Hanyuma kuri ubu ngubu ni iki wabwira abantu b'abagabo n'abadamu? Umudamu yarihanganye ariko abagabo wababwira iki bagenda mu ngeso nk'izo ngizo yavuyemo, ingeso mbi z'ibyaha nyamara bagaragara ko basenga? Wabwira abagabo bagasenga bari kwishushanya, iyo baciye abagore babinyuma ndabwo go rugo gubakika, kuko go rugo ruba rufite mo Satani iba yarishe mu muntu usambana, ndabwo yokorera amafaranga ugazamuke. Icyo nabwira rero abagabo haba muri Rubavu haba n'ahandi hose, nuko umugabo abwiza umugore we ukuri kandi agakizwa. None ndahishe umugore we amafaranga akoreye ndamuhishe, none akagenda amubwiza ukuri. Ibyo bituma urugo rwubakika. Rero naho yuri gusambana ukamuca inyuma ukamuhisha ntabwo urugo rwazamuka. Umudamu yarihanganye, amakuru yafite. Abadamu babwira iki mu gihe babahura n'ibibazo bitandukanye byuko bafite abagabo bameze batyo? Abadamu wababwira iki ukurikije amakuru ufite ku mudamu w'uyu Musabyimana Jean Marie Vianney? Amakuru mfite kuri uyu mumama, abamama birasaba kwihangana, kuko uyu mudamu wa Musabyimana Jean Marie Vianney yakomeje kwihangana, natwe tukagenda tumubwira ati hangane umugabo wawe azakizwa. Iyo rero abadamu bashoboye kwihangana hamwe no gusenga, burya umugabo arakizwa, kuko na Bibiliya ivuga ngo umugabo azakizwa kubw'umugore n'umugore akizwa kubw'umugabo. Rero iyo umugore akomeje kwihanganira umugabo we hamwe no gusenga, Imana iraza ikabirindura amateka. Imana ikambwira ngo ngurinze abana batarabawe umugabo wawe, ngo ngurinze ngo ingwara yo mu mubiri idakira. Uko kwizera kose bikandera imbaraga byo gutuma nzengera umutware wanjye, kuko nanjye iri kundinda nawe ikamurinda. Nareba hanze aha uburyo abantu bazahaye n'uburwayi butandukanye bwo mu mibonano mpuzabitsina, ko buri kubazahaza za mburuguzaki. Noneho nasenga bambwira ati ngurinze uburwayi bwo mu mubiri budakira, ngashima Imana ngavuga ati ni cya kibazo koko. Ngashima Imana cyane, bikandera imbaraga zo gusenga cyane, kuko ngewe nafataga ayo mashengesho y'iminsi 3, iminsi 2 mvite ibyo kujya pe, atari ukuvuga ngo nabibuze, kuko hari abasenga baburaye kugira ngo Imana ibahe ibyo kurya. Ariko nge nasengaga ibyo mu nzu birimo, ibyo kujya birimo,
ngumva binjiriye urubanza, nabona umuntu ushonje ngamuhereza bya bindi byo nari kujya ndi mu mashengesho ngabimuhereza kugira ngo Imana igere ku byanjye, abambaye ubusa ngabambika kugira nanjye Imana igere mu byanjye, kuko hari n'igihe cyageze ndiheba ndiganyira, banzengeye barambwiye ati mwana wanjye warugiye gupfa ariko ngwibukiye ku bitenge waguriye abakecuru bakambara. Ubwo ibyo bituma nizera ko gusenga Imana iguhemba, bigatuma mubona gutyo ngamusengera ngo mbese ngumva nanguwe neza, uko nge niyo nari nosanga birimo. Hari abagore batokihangana, uyu ndabwo ndi kumubeshyera, hari naho nageze nzanga bamusize hagati pe. ari hagati y'abagore, ari hagati rwose, bamusize hagati. Icyo gihe nari mvuye mu shengesho, yari ari ku cyumweru bari kunywa fanta, ndavuga ati bon appetit. Ikintu cyo nahawe nahise njya mu rugo mvukama imbere y'igitanda, ndavuga ati Mana ko kuki wangeneye ko birabizambaho koko Mana ko ngusenga, wagarura umugabo wanjye ibyarimo akabivamo, ko ngubaha wa Mana we wagarura umutware wanjye, ko ngusenga. Ibyo nandi kubivugira imbere y'igitanda niho mvukamye. Imana koko kwambwiye kuzangirira neza, none uzangirira neza umutware wanjye ari mwabiriya? Ti kuki ari njye urira ngarara ndi kurira ndi kugusenga, wagarura umutware wanjye. Nuko nabona aratashe. Icyo gihe nagiye imbere y'igitanda, cyakora akaza ari kunzekera, ti sheri, akambwira ati sheri, ti cyo kora, ti nubwo ngo ubabaza uri umugore uzi kwihanga, tari ngundi taba yangubise icupa mu mutwe, tariko sheri uzi kwihangana. Nanjye ngamusubiza, tarega byose dushobozwa byose na Kristo, ti ndafite Kristo, titwagwana nangwa ngaguha abantu, ariko ngemba nanga kugushira hanze kugira ngo ndebe ko Imana izaguhendahendika kugarura. Urakoze Mafisi. Aba mama mu munota urababwira iki bahura n'icyo kibazo bakaba batashobora kubyihanganira, bagashihura abagabo bagira ngo tubwo niwe mnarimbashije? Aba mama inama nabagira bajye barihangana, nibabona abagabo babo bagiye mu ngeso z'ubusinzi, z'ubusambanyi n'izindi ngeso mbi, nabahana kugira ngo bajye bihangana. Nibabona abatware babo batashye mu rugo bajye bihangana, ndibababwire nabi, ndibabatuke, ahubwo icyo basabwa ni ugupfukama bakabasengera, uwo muvumo ukabavaho, kuko nabo ndabwa bari bo abujya bari dayimoni, kuko kiriya ni icyaha kibi kitabaho. Iyo umaze gushaka umugabo uba uharanira kumukunda, ukamukuyakuya mu bibazo, mu burwayi, mu byiza ukamukuyakuya. Wabona ari kwifata nabi, icyo usabwa ni ugusenga ukamwereka Imana, kugira ngo Imana nimugeraho azace bugufi yongera kugaruka. Aba mama rero ariko bazajya bitwara nabo. Aba bamama umuziranye bagiye bagutwarira umugabo, kuri ubu ntimuri abanzi? Abo ba mama tuziranye, abo bagore muziranye bagiye bagutwarira umugabo, abo ba mama tuziranye, abo nabasha kubabarira, ni ngaba mama batabanaga n'abagabo. Ariko ngo wabanaga n'umugabo we, iyo ni ingesi ihambaye, uko ndatinyuka ngo umugabo wanjye muci inyuma, niko nawe mbese ndomwihanganira. Ariko ngo umumama utarabanaga n'umugabo we namubabarira, kuko nawe abamubonye amushonje. Ariko abo bamama bafite abagabo bo ni ingeso mbi, kuko baba bari gukungurira abagabo babo. Nicyo kintu nabahana, gusambana ufite umugabo ni ingeso mbi, kuko n'umugabo wawe bugiye umushujuguje. Nakoze cyane. Papa afite ku musozo, kuri wowe abagabo baba bameze nk'uko wari umeze utarakira Yesu neza, urababwira iki? None urabwira iki madamu wawe ahangaha? Njyewe imbere yanyu n'imbere mburamushima. Ni umumama, umudamu wanjye ni umumama wansengeye ku rwego namubonyemo Imana, kandi nibyo koko ngo urugo rwiza ni ijuru rito, uyu yambereye ijuru rito. Naravuze ngo tukiri muri ubu buzima ntacyo yansaba ngo ngimwime. Ndamushimira
mbikuye ku mutima kuba agakiza mvuga ni wowe kakomotseho n'abamfashije gusenga. Ikindi ku bagabo bavandimwe banjye baba bameze nk'uko wari umeze icyo gihe, baba bameze nk'uko nari meze. abagore babo basanga ntibanyurwa bakayiba no mu mutungo, urababwira iki? kandi bitwa ngo bajya no mu gusenga noneho. By'umwihariko ndabivuga kandi muri iyi minsi nibyo mbona byadutse ku bapapa cyangwa se ku bagabo. Umugabo utazi kunyugwa n'umufasha we, ndamushishikariza ko ibyo yaba arimo byose ntabwo Imana izigera imwishimira. Azabura isi abure n'ijuru. Icyo nabifuriza ni ugukunda umufasha wawe Imana yaguhaye, kabe n'ubwo abenshi babikorera mu maso yabo, baratega nk'uko nabigenzaga, ibi bindi babikorera mu maso y'abagore babo. Nanjye naratemberaga nkumva ko umugore wanjye Satani igihe cyarageze anyereka ko atari mwiza. Hari abamama beza, abakobwa beza. Umwanzuro ku bagabo ni ukubabwira ko igihe cyose utandukiriye umugore wawe ndumwishimire, menya ko upfuye nabi ku rwego rwo hejuru, n'Imana itazigira kwihangana. Akoze cyane aravuze ati masengesho ya Peace Joy International Ministries kwa kundi nkura kuri Google Meet atuhaboneye imbaraga, nibyo ariya masengesho ndakekane naho twamenyaniye. Je nawe ego umpaye interview nkubwira ubuhamya bwanyumvira kuzansura, nangushimira ko wansuye, Imana ikumbera umugisha. Ariya masengesho ya Peace Joy TV na Peace Joy International Ministries kuri Google Meet saa 9 mu gitondo, za mu gitondo mba nabyutse, kabe nubwo mfite umwanya mutoya wo kuyakurikirana, kuko ndi umwe mu bagabo bayakurikirana ncecetse. Ntabwo mpabwa umwanya wo kuganira cyangwa kuvuga ngo mvuge ubuhamya bwanjye kubera akazi, kiretse iyo babinsabye. Ni ukuri ari amasengesho nanshimira bariya bamama duhurira, duhagarariwe na Pastor Solange, Revera Pastor Solange Habineza. Bariya na uriya mu mama ari mu mwuka wera, yari kuvuga ubuhamya aho yavuye. Urumva yavuye hano iwacu, hano i Rubavu. Yego, nawe ni wa hano Mahoko. Ubuhamya bwe bwaranyubatse, namubwira ko nanjye nubwo hano ndi nshingiye ko mfite Yesu yambereye umwami n'umukiza, nanjye yumve ko ajya mbara nk'umuntu uri muri Amerika. Uzajya kumusura muri Arizona hariya nibishoboka, kuko itike ntabwo nayibura. Nibishoboka mu maso ya madamu, n'ubu ngubu ubushobozi mfite ntabwo nabura kujyayo. Niyo mpamvu mfite ubuhamya burebure. Mfite pasiporo isaziye mu nzu nayo iraparitse. Amasengesho bakaze cyane uzajya kumusura rwose. Amasengesho kuri Google Meet ya Peace Joy International Ministries yarabafashije. Mama, aya masengesho nawe ugiye yakurikiraho cyangwa uyavuga ku iki? Aya masengesho icyo nyavugaho nayo yamfashije kumuhindura, uko mbona rishengesha akunda cyane. Saa 9 aba yabyutse ari guhimbaza Imana, mbese utareba ari mu gitaramo gishyushye. Ubwo rero kunjishikariza kujyamo, bitewe ko baturi mu kazi ka buri munsi. Twese ndago twajyamo kuko yari mu icyo gitaramo, ngemba ndi mu kazi nabyutse, ngajya mu ako kazi ngapakirira abakozi banjye bakajyana ibintu hatandukanye. Nakoze cyane inshuti bakunze turashora ikiganiro cyacu. Kuri ubu mufite uruganda, Imana yarubahaye nyuma umaze kugarukira umudamu wawe neza, maze kujya muri Yesu neza. Urumva nako ndi umugabo wakoreraga abandi. Yesu rero yumwemereye agukura ku cyavu akakwishazanya n'ibikomangoma. Mvuze ko nanjye yanyicajije n'ibikomangoma, ntagoma mbeshyi. Kuba ndi umugabo ufite iwanjye, ufite uruganda, ufite abakozi bariyambana nabo, kandi bose abeshi baba hano mu gipangu turabana. Ibyo ni ibintu nshimira Imana,
uruganda rurahari nturanye narwo. ni uruganda rukora iki? rukora imikati, amandazi. Urumva ndacyiyubaka, ariko nzi neza ko aho nshaka kugera mbifashwemo n'Imana nzahagera. nshuti bakunze dushimire cyane iyi famiye, ni famiye ya Musabyimana Jean Marie Vianney, papa Fils na mama Fils. Tubashimiye ikiganiro cyiza muduhaye ndetse n'impuguro mutanze, ariko tuzongera tunagaruke. Murakoze namwe kandi mwakoze cyane. Imana ibambere umugisha ku rugendo mwakoze. Ni ukuri rubagoye kuva i Kigali ukaza i Rubavu, ni story ndende, ni urugendo rurerure. Ndabizi imva y'ukuntu byangoye. Namwe icyo mbifurije mugire urugendo rwiza, kandi nzi neza ko Imana muri kumwe. Hariyo mpastor amuvuga ko imbere yuko mbasezera. Nshimira Pasiteri Yoramu n'uwo mu idini rya Gize Vivante, nawe yakubaye hafi. ni umupapa wansengeye, kuko bamwe mu nakoranaga nabo ibyaha bari abantu basengeriwe, twivuruguta mu byaha, ariko kubera Imana yaransengeye kandi nabarabasengera ndakijijwe. Ibyo nagezeho byose yambereye umugisha rwose. Hagezeho Peace Joy, byo biba amata n'amavuta, biba byiza cyane. ngaho gira abasuhuza dushyire ku musozi. Nshimira nsuhuza rero, ndi gusuhuza Pastor Solange Habineza, n'umushumba nkunda. Izi ntashyo nziko ziramugeraho. Bivuga n'umutware we, ariko Bishop Habineza n'umutware we Jean Claude, ndamusuhuje ahari muri Arizona. Imana y'amahoro imumbere umugisha. Nshimira itorero ryanjye n'Abangirikani, nabo ni abantu bakomeje kunsengera. Iyo ndwaye baransura, ubu bangiriye n'icyizere. Nanjye ndi muri komite isengera abantu iwacu ku rusengero, kandi iyo nsengeye umuntu rwose mba niyumvamo imbaraga, nifitiye n'icyizere. Imana y'amahoro ibambere umugisha, by'umwihariko abakurikira Peace Joy TV. Mama ntashyo arabasuhuza nawe ngahe abo nasuhuza, ndasuhuza mubyara wanjye witwa Nkurunziza Tofile, ngongera ngasuhuza nashimiye Imana uba muri Kenya, ngongera ngasuhuza na Kadafu b'i Kigali, nawe ni mubyara wanjye. ngongera ngasuhuza na Hagenimana uba mu Ruhengeri, ngongera ngasuhuza na mubyara wanjye nawe uba mu Ruhengeri witwa Mukeshimana Petronile. urumva ko ari benshi rero, abo bose ndabasuhuza. urakoze cyane. Mama dusoze udusengera isengesho wenda ry'iminota y'amasegonda makeya, ariko niki kiganiro kizwe n'isengesho Mama Fils adusengeye. Muri uko gusenga ndamanza amashimire, mwakoze kuza. Turi i Kigali, umutware wanjye wamuhaye ikiganiro, nge nanga icyo kiganiro kukigaragaramo, kuko wari unzezeranyije ngo uzanzura. Nagize ibyiringiro ko uzanzura, ubwo ndi gushima Imana yakugejeje mu rugo iwanjye. Imana ikumbera umugisha, ukomereza amaboko mu kazi ukora, ikongerera imbaraga. Ndagushimiye. ubwo tukaba tugiye guca bugufi twubaha Imana yaduteranyije hano, tukaba tugeze kuri uyu munsi ngo tuce bugufi dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana nyiribihe, Mana izi byose, weho twe ntabwo twari tubizi, ariko we wari ubizi ko tuzateranira hano. Ni ukuri uyu mutware ndamushimiye, ni ukuri indambwe yateye, Imana imuha umugisha. Ni ukuri muri njyewe ntabwo nari nzi ko nasurwa n'uyu muntu ukomeye gutya. Muri njyewe ndabona nari nzi yuko byashoboka, ariko bujya umfitiye icyizere.
haye urubakomereze mwami, indambwe bateye mana ubakomereze amaboko mana, urukundo bagize bakadusura i Rubavu, oh mwami mana yacu turabashimye kandi babyumve ko kari kaze ko tubashimye, kandi mwami mana yacu ubwo badusezeranyije ko bazagaruka uzaturinde nabo barinde isaha n'umunota, ni ukuri ni wowe ubizigamye. Reka tubashimire ku biganiro byiza kiganiro mwaduhaye Papa Fils. ni ukuri murakoze. Mama Fi, Imana ibahumugishe cyane. Reka tubashimire namwe mwakomeje kubana natwe, byari ngombwa ko ikiganiro kigenda gutya, niko Imana yabiteguye kandi biri umuteguro w'Imana. Reka twizere ko wandike musabe, mutange ibitekerezo, mubaze, ntacyo bidutwaye, kandi koko ni byiza muteye komantere zanyu aho ngaho. Ni byiza kuri mwese, turabakunda. Nanjye Clement Bajyamahe mbashimire, abakoze cyane Neri, kandi n'aba twasuye mwakoze cyane, mwese tubashimire. Ibihe byiza, ciao ciao.